Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hari ibintu bibiri igikorwa kugira ngo cyakirwe mu Islam, umuyisilamu agomba kuba yujuje. Icyambere nicyo bita al-ikhlas, kuba igikorwa ukoze nta wundi ugikoze kubera we uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Icyakabiri nicyo bita al-mutaba'a, kuba kiriya gikorwa mu gihe ari ibada ugikoze nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yakwigishije uburyo bagikora. Ibyo bintu bibiri abamenyi bavuga ko haramutse hari na kimwe muri byo kibuze muri ibada, iyo ibada Allah subhanahu wa ta'ala ntashobora kuba yayakira. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ngo tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya kabiri aratubwira ngo alladhi khalaqa almauta, Allah mukuri niwe waremye urupfu, wal hayata arema n'ubuzima. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya yabanje kuvuga urupfu mbere yuko avuga ubuzima. Kubera iki? No kubera ko urupfu nitwe rureba, nitwe dupfa mu gihe Allah ntapfa. Wal hayata hanyuma Allah arema ubuzima. Bivuga Imana yabanje kuvuga urupfu mbere y'ubuzima kuko urupfu n'urwacu. Wal mukhatabun kandi ababwirwa muri aya nitwebwe. Imana iti niwe waremye urupfu arema n'ubuzima. Hanyuma n'ubuzima bugabanyijemo ibice bibiri. Hari icyo bita hayatun makhluqa, hari ubuzima bwaremwe, hari n'icyo bita hayatun ghayru makhluqa, hari ubuzima butigeze buremwa. Ubuzima bwaremwe ni ubuzima bwacu twebwe tubaho, kubera ko ubu buzima tubaho laha bidaya, bufite intangiriro, walaha nihaya, bukagira n'iherezo. Naho hayatun ghayru makhluqa, ubuzima butigeze buremwa, ni ubuzima bwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن هذه الحياة كبيرة كوب بزيمة قال الله أبهو لا بداية لها ولا نهاية ناتانجي وجرا ناني هرزو وجرا مريمي رغيشارة نبيو بيتا أزلية. الله رمري آية نيو ورمي أروفو أرمانو بزيمة كبيرة كيا برمي ليبلوكم كجرا وبجراجزي أتجراجزي الابتلاء إبجراجزو البلوى كجراجزو ونبي بجراجزو دهورا نبجو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى مري آية رتبقرتي تزابا جراجزا كوري بوري كيمي تشوس من الخوف mukubateza ubwoba. Umuntu hari bihagerama kagira ubwoba mu buzima, ibyo ni kigaragaza ko kibari kigeragezo kivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqulu 'inda al-karbi, intumwa y'Imana iyo yagerwagaho n'ibintu bimuteye kwiheba, ay alham, akumva muri we ntiyishimye, yajyaga avuga ngo la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بمعنى كوبه منكجروا نبيه بدسانزغي يوني سنة الحياة نبيه الله سبحانه وتعالى يرمي. والجوع الله تتقوم بكذاب جرجز ننزرا هربيه منجرا هربان وجرجز ننزرا بإسلام. الله تي ونقص من الأموال tunagabanye mu byo mutunze imitungo yanyu. Umuntu ashobora kuba tunze ariko akabona ari gusubira inyuma mu buryo yaratunzemo. Wal anfus, ndetse namwe ubwanyu tugende tubagabanya. Urabyara abana ukabona Imana iragenda itwara abana bawe, abana bagenda bapfa. Ibi byose ni bigeragezo bivuye ku Mana. Allah ti wabashiri sabirina, ayya ayuha nabiy we Muhammad, inkuru nziza babandi bazarangwa no kwihangana. Nabahe alladhina idha asabatuhum musiba, ni babandi igihe cyose bazagerwaho n'ikigeragezo uko cyaba kimeze. Ijambo musiba muri aya ryaje riri nakira, Imana ntiyasobanuye ikigeragezo icyo ari cyo. Alladhina idha asabatuhum musibatun, ni babandi igihe cyose bagezweho n'ikigeragezo, ayyan kanat, uko cyaba kimeze kose. Qalu, baravuga bati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, baravuga ati mukuri twe twavuye kwa Allah. Iri jambo haraba rivuga nabi, harabavuga ngo inna lillahi, na makosa ni inna lillahi, mukuri twe twavuye kwa Allah, wa inna ilayhi raji'un, kandi mukuri niho tugomba kuzasubira.
Imana hisi ishimangira abo ngabo bavuga iryo jambo igihe bageze mu bibazo n'ibigeragezo iti ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mukuri abo ngabo nibo Allah subhanahu wa ta'ala hundagazaho amahoro ye n'impuhwe ze Allah subhanahu wa ta'ala, ni nabo Allah aharanira kuba yayobora, nibo Allah hereza umuyoboro utunganye ubaganisha kuri aljanna. Bavandimwe b'Islamu rero muri aya ya 2 suratul mulk Imana iti alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah subhanahu wa ta'ala niyo waremye urupfu arema n'ubuzima, liyabluwakum kugira ngo tugerageze, ayyukum ahsanu amala, muri mwe ni bande bazatunganya ibikorwa. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، الفضيل بن عياض إيمان إمهوندا غزيمو يرفزنغو ijambo ahsanu amala muri aya ni ijambo tugomba gutekerezaho cyane, kubera iki Imana yaremye urupfu n'ubuzima kugira ngo itugerageze, no kugira ngo irebe ni bande bazagira icyo bita ahsanu amala, ni bande bazatunganya ibikorwa. lidhalika al-ibratu fil a'mali laysa bil kathra aw laysat bil kathra, ntabwo icyo Allah subhanahu wa ta'ala akeneye mu bikorwa dukora bya buri munsi ari ukubikora ari byinshi cyane gusa, la bal alladhi yuriduhu Allah huwa al-itqan fi al-amal, no gutunganya walau kana qalilan, niyo byaba ari ibikorwa bikeye ukoze ariko tutqinuha ukabitunganya, Allah arakwishimira kuruta wundi ukoze byinshi ntabitunganye. Wa kayfa yutqinu al-'abdu 'amalahu, ni gute umugaragu yatunganya ibikorwa by'imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibikorwa ntibyatungana imbere ya Allah bitujuje ibintu bigera kuri bibiri. Icyambere nicyo bita al-ikhlasu lillahi wahdahu, kuba bikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Icyambere Imana ishaka mu gikorwa ukoze kugira ngo icyakire no kuba wagikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ntiwagikoze kugira ngo kanaka kwishimire, ntiwagikoze kugira ngo kanaka kumve, ahubwo gikoze kugira ngo ushimishe Allah wenyine gusa. lidhalika intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yaravuze ngo innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah, ibikorwa byose aho biva bikagera mu dini y'Uislam bishingira ku mugambi, mu yindi riwaya bishingira ku migambi. Umugambi nicyo Allah shaka, hatta fil muamalat, no mu buzima bwacu tubana mu buzima bwa buri munsi, icyo Allah shaka ni imitima, ni cyari areba ikiri mu mitima. lidhalika muri sharia dufite qaida ivuga ngo al-ibratu bil maqasid wal maani la bil alfazi wal mabani, aho ngaho ni mu mikoranire ya buri munsi. Ikirebwa ni imigambi, ni ibigambiriwe, ntabwo ikirebwa ari amagambo yavuzwe ku rurimi. Urugero naba hano uruhe, umuntu agiye mu duka arikopesheje kiro cy'isukari ariko nta mafaranga afite, arabwira ngo nimufatiye isaha yanjye ninzana amafaranga nibwo muzayinsubiza. Barayifasha isaha, ariko wahagiye mu muhanda hose akagenda abwira abantu ati muri ririya duka cyangwa se muri ririya soko nabasigiye amana, nabasigiye indagizo yanjye. We yayise indagizo, ariko mu dini w'Islam ntago tuyita indagizo, ahubwo tuyita ingwate, kubera ko al-ibratu bil maqasidi wal maani, twicyo tureba ni ikigamijwe mu mutima. Ikiri mu mutima wawe nukuzi neza yuko kiriya wasizeyo ntushobora kugihabwa keretse ubanje kwishyura, kandi cyo cyitwa ingwate ntago cyitwa indagizo. Indagizo ni ikintu uragize umuntu ariko isaha ni sawa wakimwaka igihe ubishakiye nta nicyo utanze. lidhalika rero umugambi ni urebwa mu Islam, ikiri mu mutima kurusha ibindi. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yaravuze ngo inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntareba imibiri yanyu kwisa, uri inzobe, uri igikara, uri umuzungu, uri umunyafurika, uri umwarabu, nta nubwo areba uburyo mu buranga bwanyu musa, ahubwo icyo Allah areba ni iki, ni imitima yanyu ndetse n'ibikorwa mukora. Intumwa y'Imana yabanje kuvuga imitima mbere y'ibikorwa, kuko umutima niwo wa mbere urebwa mu bikorwa ugiye gukora. Icyambere rero kugira ngo ibadu mu Islam akoze yakirwe ni ikhlas, kuba yikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. lidhalika intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yakunze kwihanangiriza abantu kurangwa no kugira iniya nziza. walidhalika hathana ala tajdid an-niyya, kugezwa intumwa y'Imana yaduhaye inama kenshi yo kuzajya tugenzura umugambi tukawukorera icyo bita renovation, tukawugira mushyashya buri gihe. Igihe cyose ugiye kwinjira muri ibada uko imeze kose, ukabanza ukareba ese ngiye kuyikora kubera Allah cyangwa ngiye kuyikora kubera umuntu runaka. Igihe ubona ugiye kuyikora kubera umuntu kandi ari ibada ukoreye Allah, ibyiza nuko wayireka.
mpaka igihe mu mutima wawe hajemo yuko ugiye kuyikorera kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Hari n'igihe umuntu ashobora kwinjira muri ibada yaba atangiye kuyikora riya ikaba yamuzira, mbese kwiyereka umuntu. Mathalan uri gukora ibada, umwarimu wawe aciyeho araje wenda yicayeho ku ruhande, wari uri gusara ugatangira kuzajya utinda kuri ruku, ugatinda cyane kuri sujud kugira ngo wereke umwarimu wawe, kari akantu gashobora kukuzira. Yaqulu ulama, abamenyi baratubwira ngo biremewe y'ukuri kari akantu kabi ka shayitani kakuziye wakikuramo kandi ibada yawe irakirwa. Ikibi nuko ugakomezanya nawe ukakubakiraho ukanashimishwa no kuba kaje, naho iyo kaje nka shayitani kuko iradutesa no mu iswala. Turi kumwe? Iyo kaje ni byiza kukirukana ugakomeza ugakora ibada yawe neza. Lidhalika intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi iratubwira ngo akhwafu ma akhafu alaykum min al-masih ad-dajjal, icyo mbafitiye ubwoba kurusha ibindi byose bibaho, nicyo mbatinyira kurusha ibindi, nicyo mbatinyira no kurusha ko mbatinyira masih ad-dajjal, nicyo bita ashirku al-khafi, ni shirki itagaragara, shirki yihishe. Fasuila anhu, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam baramubajije ngo niyihe shirki itagaragara ya Rasulullah. Faqala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga ngo hari igihe kizagera an yaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, hari igihe kizagera umuntu ahaguruke asari kubera abantu bicaye ku ruhande, agire neza iswala yishyiremo ibirungo byose bibaho kubera ko hari abari kumureba. Bityo rero ibada yose ukoze utayikoze kubera Allah nta bihembo ushobora kuba wayibonera. Lidhalika rero umugambi ni cyangombwa muri ibada yose umuislamu yajyamo. Hari urugero rwiza nahawe n'umwarimu wanjye, umuntu aramutse atanze zakka, ariko akayitanga atashyizeho iniya yuko ari zakka atanze. Nyuma yo kuyitanga, yamara kuyitanga agahita avuga ati nshyizeho umugambi ko ari zakka, icyo gihe biriya byandikwa nka sadaqa, ntabwo byandikwa nka zakka. Mpaka igihe umugambi uje mbere ukavuga ngo iki ngiye gutanga ni zakka, ntabwo ari sadaqa, kiriya gihe nibwo wandikirwa yuko watanze zakka. Urabona ko umugambi ni utandukanya hagati ya zakka na sadaqa. Umugambi ni utandukanya hagati yo koga by'ijanaba no koga bisanzwe, kuko abantu tubabonye uko ari babiri bari koga tuvuga ko bari koga bisanzwe, ariko hashingirwa ku migambi yabo kugira ngo tuvuge ngo uyu yoza ijanaba, uyu ntabwo ari yo yoze. Umugambi ni ushingirwaho mu kuvuga ngo uyu nguyu yasayira kebyiri za salatul fajr n'uyu nguyu yasayira kebyiri za sunanu, cyangwa se rak'atayn al-masjid, cyangwa se rak'atayn zo kwinjira mu musigiti. Ziriya raka ebyiri zo kwinjira mu musigiti ni ebyiri, na raka za salatul fajr ni ebyiri. Ariko niki kizitandukanya? Nuko uyu nguyu mu mutima we afitemo ko ari gusara al-fajr, nuko n'uyu nguyu mu mutima we ko harimo gusara raka ebyiri zo gusoza umusigiti, tahiyatul masjid. Umugambi rero abayisilamu urakeneye kureba mu bintu byose. Icya kabiri kugira ngo igikorwa cyakirwe nuko ugomba kukopera intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu buryo yagikoze. Madama igikorwa ukoze ari ibada, abayisilamu kano mukumve neza, madama igikorwa ukoze ari ibada, ntushobora kukibonera ibihembo kwa Allah utakikoze kubera Allah, utagikoze kubera Allah, utaniganye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu buryo yagikoze. Muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha iri muri Bukhari na Muslim twasomye, intumwa y'Imana iratubwira ngo man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun ala sahibi. Umuntu wese uzagira icyo yongera gishyashya muri iyi dini, twe hari ibyo tubasigiye, uzagira icyo yongezamo dutigeze tubasigira kitari itegeko ryacu, kitari itegeko ry'Imana n'intumwa y'Imana, icyo kizamugarukira. Bimana nta gihemba azakibonera, nta nubwo azigira cyakirwa, ahubwo azanagihanirwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaba bibujijwe ko hari ibada wazana mu dini intumwa y'Imana itadusigiye. Ibada ukoze kugira ngo yakirwe ni ibintu bibiri igomba kuba yujuje: kuba uyikoze kubera Allah no kuba wiganye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam uburyo yayikozeho. Muri sharia dufite principe ivuga ngo al-aslu fil ibadat at-tahrim hatta yarida an-nass ila at-tahlil. Ikirebwa mu mategeko y'idini y'Islam no muri ibada ni tahrim, nuko bibujijwe kugira icyo uzana keretse hari dalili ufite uzutubwira ngo dore dalili cyemeza. Bimana wowe ugomba kurangwa n'icyo bita tawaqquf. Al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Ibada ugomba kuyikora nk'uko intumwa y'Imana yayikoze sallallahu alayhi wasallam. Rakaza salatul fajr niba mtume arasa ebyiri, ntabwo wakwitwaza ngo urumva ufite imbaraga ngo usare 3 abadan, ni ngombwa kusari ziri intumwa y'Imana yasaye. Rakaza salatul dhuhr ni rakenye, wowe uramutse usaye 5 nta bihembo ufite keretse uri muri babandi bibagiwe.
ariko ubundi ubikoze ku bushake ngo ngende umva mfite niya menya ngo nta bihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ufite mpaka ibada uyikoze nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yayikwigishije. Intumwa y'Imana ijya gupfa mu magambo ya nyuma yaravuze ngo taraktu lakum shay'ain, basigiye ibintu bigera kuri bibiri, ma lam tadillu in tamassaktum bihima, ntimuzigera muyoba nimuramuka mubifashe mukabigenderaho. Kitab Allah wa sunnati, basigiye Qur'an, basigiye n'imigenzo yanjye. Bimaana ibyo bibiri nibyo tugomba kugenderaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu yindi hadith aratubwira ngo taraktukum ala mahajjati albayda, mbasize ku minara ibengerana ifite urumuri, layluha kanahariha, iyo minara kubera urumuri ifite rw'imbaraga, yaba ari ijoro n'amanywa byayo birasa, nukuvuga ngo ifite urumuri ku buryo n'umuntu yiciyeho ari nijoro ababona aho agiye guca hose. Iyo minara ni ihe intumwa y'Imana dusizeho ni Qur'ani na Sunna. Bayislam, kwadura mu idini ni icyaha gikomeye cyane, kwadura ni icyaha kuruta gukora icyaha gisanzwe, kubera ko mubtadi' umuntu uhimba mu idini biragoye ko yakora tauba uko abayumva ibyo ariho ari ukuri. Akenshi niyo agaragarijwe dalili hari igihe apinga kubera amarangamutima no kwanga kuva kuri kiriya cyangwa kubera inyungu afitemo mu guhimba. Ariko dutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari rahimahullah yakunda kuvuga ngo nahnu nakhsha an-nar, mukuri twe dutinya umuriro. Wirinde kuhimba, wirinde kwadura muri iyi dini, kubera ko idini yacu y'Uislamu iruzuye. Bibiri kugira ngo ibada iyo ari yose yakirwe, icya mbere nuko ugomba kubikoze kubera Allah, icya kabiri nuko ugomba kubikoze nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yayigishije. Allah yarati alladhi khalaqa lakum al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, qala al-Fudayl ibn Iyad ay aswabuhu wa akhlasuhu. Kugira ngo ibada yakirwe nuko ugomba kuba ufite ikhlasu yikoze kubera Allah, ni nuko ugomba kuba wiganye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam uburyo yikoze. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.